byose ni kuri Twegere TV. Mwabana mwe umunsi none turagike. Ira nawe kintu turajya. Cyane ko wabataye nk'imfubyi nawe yaramemukiye pe. No kansigira abakobwa gusa. Nawe ushaka nyine icyo turajya. Icyo ngicyo cyo nuko bajyagaze ni cyabagara n'utwatsi turukumva. Ndakwiyamye Kari wo mukuru nabiroro zatwerekana. Mbese uri kubona ni nakura nimara gukura nzanire. Azamera amahembe nk'ayihene. Ariko se papareka nijye kwitahiriza ari turabona uko tujya nzanire gutasha n'amahane yawe namuntu. Genda utashe n'undi dore ngo amahane yanjye. Aje gutasha. Kumva mubwire dore hari duhungu twatemba naga muri gukururana muri gushondana. Ufite ikote nzajyambara ku munsi w'ubukwe nazanywe tunabitse niho nzambara. Yes, shebuka nurimbonagamo. Reka ndakuzi shana nyoko ni guco na mutiku ya mezi. Papa nukuri rwose ngiye byo bintu nago mbijagamo. Na nyoko ni guco yavugaga shana bize. Yego mwana njewe. No baranzi mu karitsiye ninge mwani nawe witonda muse baranzi. Zira nyinshi bijyo mana yanjye koko ko ndi kubona zitanumye. Papa nawe yegeranje ndaje kwizirimba uko tuzaba tugakora paka dushaka. Mana yanjye ko. Ikosho. Kuhose. Muzwa tumekuka gushumuka mumbwira ko ndi kumushaka. Ufite bijana? Kisirone muzamuza. Ntaya bamumwa. Papa zamwirongorera mero zijyo no sije. Cyai ute ureka kuzana ibintu by'imikino. Uzarima. Dari kwa nari. Urarima. Mana yanje. Cyo nzamukorera nagasha. Cyo yigize. Bakumujyanye mugiye. Iyo nabaje kumwazi mwizana. Mwabonye mwenyiki. Mwizana ni Ukase dore nzarira nyicare no gusinzira nicaye. Kirari kumushaka. Vugisha ukuri ari he? Jana. Oya. Ari he? Wewe ugura amangara. Ndakuha desi tabibwira. Dore nguriya nyine gena muvugana. Ashira umeze utese. Makuru. Kuba uze. Kaspamere nawe. Shaka kumere nabi byo ariko na papa uri hariya nawe rero sha mwikuza nawe. Na ibintu byo nubwo ari data bukuje ntakigera. Node yo turi gutembera nyine no kurugiye tutaye. Ahubwo ari ibintu amaze imiti kukubwira. Nabibu. Ukuntu wacumbeka pasi? Kuyo gahunda se. Tugende turabyiga. Oya nano kubyiga bimbwira hano tugere mfite result ya nyayo nabyo kuba ngo tukubyiga. Ariko urugo baranyica ariko niba bimenya nta kibazo. Abimenya gute? Urabikorera iwawe? Cyangwa urabikorera iwawe mu rugo? Papa yambye ni mutazanyicara. Oya ntabwo uzatwita. Uzatwita umwana. Natwita se none ibyo turakora birabyari. Mfite uburyo mbikoraga ariko nanangagira ndabizi. Jeni, ariko jeni. Kujya kugira umubwire. Nta muntu nabibyira. Gusuka hano. Aho. None banawa. Byabye ngiye mwatekeye mutetse amabuye n'amakoro ni. Nerutse ateka nimba yari amabuye nago mbizi. Mwisi mwabuze mwazibonyera. Erega birabishimbo ni ibigugu byaki. Mumamagare mu mabwa. Dudu. Ibyo byo nago byari byashe. Urahiya ugabanze bizo. Gana umuntu yiri. Ibyo ni biki binutse. Ana we, ibyo bintu binutse ni ibiki? Watetse ibiki? Uyu na bintu ziyakoze. We na shehe kira. Yaragira amatiku twa ibyo bintu watinye ukabikora. Reka ayo matiku yanyu muyamvane we. Kiraje umuntu nabonaga muri kumwe cyafunguye akabati gikuramo ibikoresho kiragutikura. Usindatera. Uyu bamuteye. Reka twumve. Ari mu mwana. Akanya ko matiku yanyu zabakoraho. Hari mu mwana. Ntabwo yabinkura. Ariwe nsigaranya yo ndi kubanzambarira ingofero zambarira. Uramungura mu. Papa nawe ugiraga ikize. Uramungura mu. Subundi kaje kuzana ibigi byo karimo ni. Nara kukugabira kunu. Turaje hano tabajana amawuzima mu mudugudu turagiye tureba raturebera. Ayo matiku muyakuraga yewe n'umukobwa wawe nje munci. None hari ahantu uri guciragura hagiye gucika inkwangu. Ni ibicyo uri kwaciragura. Nasa gucira nimba nifitiye agasosebe byo ngibyo birakaze. Waye byawe turabyigaho. Mwana
nta mukobwa tumwizeye ntagatwika ntambizi ariko urashihekira ararenze inyana zitera agenda babwira ngo uhora muzamuye akaguru kwanyu mwagiye munakamanuramo gakeya none njye ko nayo nitekeye ibyo ndabizi ese bayimuteye gute bayikonegise yafunguye akabati ashyiramo ibikoresho byagenze ntabwo mbizi ukuntu babigenzaga ngeze ko nyiri umwana ariko cya gisore nababonanaga nabonaga kiri kwa ubwatsi bw'irungurube ya ngurube ndayijyana njyewe n'isambu naho batuye papa njyewe ujyanye ingurube gusa nanabyemera nuko nako tuzaza tukatwiba natwe ubwo waba ubonye manu warangiza ngo ngwiki isambu naho batuye n'izo za ngurube zose nawe wirinde dore ni wowe nsigaranye dore waraturumbiye papa subizi se genda uduha umwana w'iryoshye shihekire Yateye umukobwa w'abandi shaka njye kumurabura tu aba ari kwiruka agenda wakira washe Yesu ntabwo murakujana Inda swabwo nta mukobwa w'abandi wabindagu kata barakujana ntabwo si cya gikobwa cyo wa mugabo kunda kwambara ishati y'umuhondo cya kintu kiresha gutya ntabwo si cya gikobwa niba uragiteye numvise bari kubivugaho kandi gikobwa biteganyira mirimo cyande ko wikanze banza warabikoze cyane nyiramirimo ubwo ugira ngo ntabwo nkurabuye barakujana mva nyine isi mwana ukuntu uri kunererana kandi nguzi ko ngoye muri kristo nyine yotoroka cyangwa ugende uje turukireze mwana kuna n'ahantu nzi mwana rero emera bakujane ubwo nanciri kwa Pilato sawari bakujane arwamamagaye se ngo nze tubikorane avuna metero ariko birakenyaga man ntabwo nakana mituweli yanyu nayibuze ngo mwongereho n'iki cyana mutwe Ego mani ndaso yebyo bintu sinabyemera ikintu cyayimutera kiri ndamuzi yitwa shekira we kwishakira wagira reka ngo nugomba kurunyereka shangiye nibyo sinabivamo papa mugiye kugana mu mudugudu byaba byiza umudugudu Ndetse se cyamubwira se umudugudu mujane ubwo se yamukubwiye udafite cyajya kumanika akaguru mu biki kintu kingana gutya sindi ndababye ko mwite ese niko muteraga umudugudu ukanyura ku ruhande iyo cyunama njyana yari kunyura ku ruhande reba bino bitatu ariko n'undi yari gufatwa mu ibi bitatu ariko nta kibazo uwo umugore gutuba gutera ngo yingize umusitari darasa bamutera ndakigira umusitari ko nizeye ko bayiguteye nijoro atari kumanywa papa ngiye icyiza waje gushaka mudugudu ninde wayigutembeye ninde wayiguteye byarangwirira ariko urayifite byarakugwiririye ruraruntu ruta ngiye gushaka mudugudu ntabwo ibi nabyibwira icyo nta n'umwenda wa 300 azagurira uyu munsi w'umuntu yandaramo ntabwo twakumvikana iki komera mudugudu yego yego ku ruhara rukuyagara imanza kuba nyinshi ni bibe byiza cya mudugudu birekewe byako mfite muri iyi minsi ibibazo by'ibiki korera nje gusaba amafaranga y'irondo reba tuzi ko navuga ngo tuzakoresha ubukwe bamuteye inda sha reba bamuteye inda niko ibintu bari kuvuga n'ukuri ese ubu n'ikimbwe bayiguteye uhagaze wari wicaye wari wihengetse oya ceceka ariko kire kumanza yagikubite bayigiteye oya bari kuvuga n'ukuri ntabwo si ukuri ntabwo bizina kirayifite sha ngo ntabwo ubizi ariko kujya mwakira cyumweru nukuri ari gusakuza ari guciragura mbese ihengere kirebe kuno hari ahantu hameze komana yanjye birani biki irani mwagure ndagucika ahantu mudugu bino tubireka ubwo mbwira nabigenza ute ngo mbona icyo cyane oya ahubwo naje imbere tugere aje kutwereka umuntu namutubwire ninda guteye ndamukobwa namutubwire bitari byawe nawe umuntu twajya kuri polisi baramuzana akujya bagufunga kumujana uwo muntu biragenda uwo muntu yitwa nde wamuvuga ntabwo muzi nuwahe kira wahe nabivuze cyajya ku ishantiye icyo niyaje gera ifite urutatsi rwinshi uyazamugurira n'umwenda w'amagaragara ayigadata we wapushwagarita ibagira kina kadege imashini byayikoroneje iki byabareze abanyamagambo rero reka mugira inama bagiye kuri polisi tujya kujana umusaza nkanjye ngize umutwe w'ingegera kuri kigenda tujye kuri polisi wanashigwe narabivuze nabimubwire yaje kugurira yashoboka gute ariko se muri twajya kuri polisi akuntu wabo turagiye ngo batwere udufaranga tutatugakireka
Nose waba kiraje kwishatse. Kiraje kwishatse si wamubwira ko kagana mu byabi wani gisambo atega nakandi. Be afanye ngo sibibazo twawe nabyo mu karitsiye ni byinshi cyane. Ari twawe n'ikirara cyateye umukobwa w'abandi none dore nguhikira munzanye nagusobanurira. Icyo cyane ni icyahe ko ngikene Ntabwo uzi kuvuga. Titwa Mutitwa cheke. ubwo se habura iki Kandi muri bya bindi twaguhaye raporo y'ibitera kandi yuriraga n'imodoka kandi umuceri dore reba yitwa sherekira ni nomero ya mbere ko ndi kubona ari ikihebe gikabije kandi kambabwire igihugu cy'u Rwanda leta y'ubumwe yasizeho kurwana ibyihebe ese mu kugira ngo tumenye ko bafite feta bihore rega cyayiteye uyu cyayitera n'uwawe rega ntabwo kirobanura nkurikije ku by'umusaza rero tubwiraga perezida Paul Kagame gufata abagizi ba nabi tugende cya kintu gifite ibikoresho niba bitananirwaga tugende si wamfunze ugaseka sha nawe mu kanya barakujana ndagasika sha turi hano nubwo twihishana mu rutoki ujya kubona abaturutse harahijya undi harahijya undi harahijya teba kugwengeza Ramana si ukureba Gwembe ngiye gufunga ukuntu ugera zimeraga eko gwe uginde bugakubitwa isoza ngatira ngato mw'imyaka ingabo ingahe muse uriya umurusha nk'imyaka nk'itatu ubwo ni viole ni 25 zose 25 agwa kwajyangera ubwo wase kubateka kace bakakwihorera yose kaci no gufata ku ngufu birahuje aha eyo netera bwo uzi ingingo y'ijana na gatanu yego gwe byihorere higisha cyo mvo barakugwengeza urabibona mudugudu bamutekano ko mbona ntabo yewe ubuyobozi basa nk'ababumbariye pe bari uguhari ingo nasi karagasisiro kari haranakiki aha ahubwo si ngwi wa muhungu bata uroza kujya gufata afana dore n'uyu ni ikintu kiri gutara abakobwa ntabwo mbibaga wewe mudugudu batwumvikana nukumfata muziki uyu si wa muhungu ari ukuvuga niyege uzindoka bombeje wangegera wowe urabizi uzi mitsingira yenda ngo ariko uwo muntu none bigenze gute kujya mumfata guco uyu ari mu maboko nere umwani amazina yawe witwa ni wowe witwa ese umuntu naguteraga imanga ngo witwa wanyangirije umwana so wigwana apa dore mujane n'uyu nguyu haguruka tugende dore ni wa wundi w'umutezi wa kaci aya teraga inda dore nguyu si nguyu kuri liste ni uhari haguruka imbere imbere tugende ntabwo turagufunga tugiye kukubaza utubazo duke utubazo duke gamureka ifoto gitiruka naho iyo uri kumwe n'ubushinjacyaha ugendagaho uri kugira ngo ufunge ari wowe uyu mureka atahe avuze ikintu akirutseho kikankika kiri kunyarira n'imigozi ariko iki niba mutaramfunga tugende nabi nandagufunga nutubaza tujya murambaza nutubaza duke ntabwo tugenda turukwinjira ntabwo urafungwa gendera kandi bamutora teraga kaci sibo ntabwo bagabiya tutamfunga tugende nako nakwiruka gose kwa mutagiye turakwiruka wa mukobwa wawe ari hehe ikigo yikirete kirara cyangwa uyu nguyu cyangwa ntagaruye wari yigutereye ntabwo yari yayimutera tumaze tugere harahiye mvuze none ari kibazo warayimuteka ariko kubeshe nese uri kubona wambaye imikara hano arinde tugende ariko namutara ntabwo ndagufunga wambaye imikara ninde tugende nese muyobozi ko ndi kubona umudugudu wagumaje kuba ibyihebe uri kubona twagufasha iki ukeneye irondo ry'umwuga cyangwa irondo ry'umwuga ahubwo nari ndi kwakana amafaranga y'irondo ry'umwuga niba pandagara aho nibwo nageraga kwa uyu mugabo pandagara biparitse ariko mwebwe nta n'ikibazo muba mumbwira cyane pandagara hajya uyu muhungu ngo yakoze uyu muhungu rero uyu tanere mwana inda tanere mwana inda ikingiye uyu nguyu ikingiye uwo mukobwa bateye inda yitwa nde dore nguyu witwa nde mukobwa uyu nguyu afite imyaka ingana
ufite imyaka ingahe kumumagara ikiruhande none ni ngombwa mpamagara iruhande none niwe se wayimuteye se mwashize mu metero ngota mwakoresheje Uriya egera hino mwegere Ariko nawe- itonde mudugudu nukaburana n'amategeko none mwarayikondagise kuri burutu nisi mbese mukobwa nkubaza amaze gufungura iyo akabati nda kayimugere ni wowe wayiguteye cyangwa uri kumubeshera niwe wayinteye okay wayiteye ni icyagihamya kigaragaza ko ari wowe wayiguteye none se twaryamanye nyine se yayinteye sijyane yajyane yawe muze karame igihamya ufite ni iki yara kandi kana mfite gatoya iki gihungu cyatumaga kikakagurira ababombo nako cyari kigiye kuyitera ya kabiri uwo none mwana naziteye abantu babiri uri kumva ko bidafite amanuza mu mudugudu ako kigiye kuyagatera ako kana oya uretse mwe kuja kure none uyu mukobwa uramuzi kare nagunze ngo nagunze nahaki kizo duhuri amagara wa mwana wacu witwa Dudu umuhamagara se biki none naziteye abantu bangana tumagase nanigeze mutima nani munsanga mu biro byanjye mwinjire uwo mwana uri kuvuga ngo ari kumuhamya ari hehe mudugudu mureke guteza urusaku hanze munsanga mu biro byanjye ko ndiko ushaka kuduki ntabwo uzi ndi kwiruka iki ko mwavuze ko mutaramfunga ndi kujura muramamagaza kinaga icyo cyagutumaga uyu mwana wanjye twahuriye he reba neza ndigutaje wewe waramuntumye ndigutaje uri gutasha he hajya mu rutoki ari mu wawe rutoki nge ndigutasha urambwira nije kukuzanira nyamurinda musakuriza umutekano muri kubuza umutekano muke imbere ya polisi umuntu wateye inda wakoze icyaha cyo gufata ku ngufu ni imyaka 25 akayibamo yishe kubuza mikeya se usohoka usohowe nande hariho abandi ba polisi bakuri iruhande ahubwo 25 kuki kubya wemera icyaha umva kugira ngo fande tukugabanye akuze kizo myaka mu goteri batebana ze imifuka 25 imyaka ako shaka niko uri kwigira idabira uri gutera uyu mukobwa inda uziko sasa yaramugiriye kugira ndago we ni so mubyaye hariho n'imwe yesi ntateye inda umva fande kutubwira mikeya n'abatekirukira bafataga mumereze iyo nkoni yangira aho hijya tumaze none se kambabaza ikibazo kimwe uyu mukobwa we ni ikihe gihamya afite cyo kuri mutenda avuye mu yungu niki nasi wo ni igice ushingira guhakana nuko yatahuye nawe none wenda ntabwo ngenda kugomera unyese ibyo bintu ntabwo nabizi kunyese ibyo bintu ntabwo nabizi ariko ushaka gutoroka mbese sha wakwigira igihe imbere sha ihorera ni imbere y'amategeko agaye amategeko amategeko ya leta ntabwo yazi nese abantu bahindutse amategeko gute imbere y'amategeko muyanyereke none nanayakandagira ubu murambura amategeko sherekera ibi ni ibiki byanditse hano iyo urambuye ukagera hano usanga ari ibiki bihanditse baguhayemo raporo kuri ikihebe cyananiye umudugudu wose akagari kararepotira ahubwo tugize amahirwe turagufasha umwanya mwebwe mwe musohotse manze nke muri ikibazo cyanjye n'uyu musore fasha ariko nawe ugifate neza kandi gikatire burundu injira kandi mubaye kiri kuyimutera ahangaha ni iwawe je bayibaza imyenda kandi baje murana buri munsi none kukugemura ntabwo ari ikibazo impungure zirahari za sakera mudugudu ugenda ubwire iwawe bamuzanira imyenda zaje arahindura ubu bamuzaniye na silipa na bogisi na bogisi kanjyana babwire